amahoro y'Imana itanga, ubuntu itanga, kugirirwa neza ndetse n'imbabazi zayo, umugisha itanga utagabanyije. Niba nawe muntu ukurikiye gahunda za TKM TV Rwanda online, je ugusuza kandi ukwikiriza kandi uguha ikaze hano hantu kuri iyi mirongo migari mudukurikiyeho. Nitwa Gakuru Janvier. Amahoro rero y'Imana kuri tubonye bwa mbere, udukurikiye bwa mbere ndetse n'asanzwe dukurikira, Imana iguha umugisha. Birashoboka ubwa mbere tubonye, birashoboka ubwa mbere dukurikiye, birashoboka ubwa mbere ubanye natwe mu biganiro byacu, ariko ndakubwira ko iyi ni umurongo mugari wa YouTube twifashisha tukugezaho amakuru y'iyobokamana, by'umwihariko mu nkuru zitandukanye, ariko zagufasha cyane kuba wakora ariko uteye imbere, kuba wakora ariko wihagije mu buryo bw'amafaranga, kuba wakora kandi wihagije mu buryo kuba wafasha umuryango wawe, warihira abana amashuri, watunga urugo, mu nama zitandukanye. Ahangaha tugiye dufite ibiganiro byinshi bitandukanye n'abatumirwa batandukanye. Icyo usabwa ni ukubana natwe, wowe turakora subscribe, gushishikariza ngo ntucikwe. Hanyuma kandi wayikoze uri mu murongo mugari w'abakunzi ba TKM TV Rwanda, Imana ikomeze guha umugisha kandi mukomeze kubana natwe, muduha ibitekerezo byanyu, ibyo mwifuza ko twabaganira no mu biganiro bikurikira, abatumirwa mwifuza n'ibindi byinshi. Hanyuma rero ndabanza nsuhuze wowe dukurikiye uri mu ntara enye z'igihugu cyacu cy'u Rwanda, wowe uri mu burengerazuba, uri mu burasirazuba, uri mu majyepfo, amajyaruguru ndetse hano mu mujyi wa Kigali, mwese Imana ikomeze kubaha umugisha ndetse no kubarinda. Hanyuma birashoboka kuba udukurikiye utameze neza, urwaye se, ufite ibibazo bitandukanye. Mu by'ukuri Imana yo mu ijuru ikugiriye neza. Hari Imana ikora ifite imbaraga kandi igira neza, igirira neza ababi n'abeza, ivubira imvura ababi n'abeza. Imana yo mu ijuru ntirobanura, ni Imana nziza. Birashoboka ushobora kuba nawe utubonye bwa mbere, wenda utanazi niyo Mana, wenda se wumva banayivuga, utarasobanukirwa imirimo n'ibitangaza ikora. Ndagira ngo nkumenyeshe ko kandi nkubwire ko iyi ari Imana ikora kandi ifite imbaraga. Ese nkubaze gatoya, iyo urebye ubona iyi si yarishyizeho ikibumba, imisozi ikishyira hayo, amazi akishyira hayo, abantu tukabaho mu buzima ubona tubayeho bumeze gutya? Oya, ibi hari umuntu wabishyizeho. Sinzi niba ndamwita umuntu, ariko hari Imana yabishyizeho. Hanyuma rero uyu munsi naguteguriye inkuru imeze ite? Tudatinze, naguteguriye inkuru mbere y'ibindi byose ibanza gusubizamo ibyiringiro, ukumva ko nubwo ubuzima bubi bwawe buriho pe, ariko hari Imana yabugukuramo kandi bigashoboka. Ngiye kukubwira, nkuganirize ku nkuru y'umwami witwaga Kuro. Ubundi abasomyi ba Bibiliya murabizi ko uyu mwami witwaga Kuro, Bibiliya imuvugaho amagambo menshi atandukanye, imuvugaho ibintu byinshi byiza bitandukanye, ariko byinshi Imana yagendaga imusezeranya. Hari byinshi Imana yagiye imusezeranya, ikamubwira iti nzakujya imbere, ahataringaniye mparinganize, ibihindizo by'ibyuma nzabicamo kabiri, iti amarembo yawe ntazugarirwa. Urumva Kuro yari umuntu wari ukomeye mu bihe bye, ariko se mw'icyo gihe cye, mbere y'uko aba Kuro, aba umuntu ukomeye, yari muntu ki? Ese mbere y'uko agera ku by'Imana yamusezeranije, Kuro yarabaye hati? Kuro yarabayeho mu buzima bumeze bute? Ndagira ngo maze mubwire ngo hari uburyo usanga umuntu asenga, noneho Imana ikamuha amasezerano, ariko yabona atinze, cyangwa se yabona abayeho mu bundi buzima bubi, cyangwa se n'ubundi nawe ukabona abayeho mu bundi buzima bubi. Ndagira ngo mubwire ko ubuzima bwose wabayemo, amateka yose wabayemo, yagira gute? Yahinduka. Hano kuri TKM TV Rwanda tugira siroga ivuga ngo turwanye karande mbi. Karande mbi, habaho buriya karande mbi, ariko buriya habaho na karande nziza, ariko twe hano tubero kurwanya karande mbi. Ushobora gusanga karande nziza wenda mu rugo rw'iwanyu harahozemo wenda abayobozi, ugasanga wenda hahozemo abanyabwenge se, ku buryo usanga umwana avuka yagira ubwenge avuga ati ni uwa se cyangwa se ni uwa sekuru gutyo. Ariko n'igihe usanga habamo karande mbi, karande y'ubukene, karande mbi y'ubukene, ugasanga habamo karande mbi yo kutanyurwa, karande mbi yo gukora ukabona ntacyo ubona. Ibyo bintu byose hano kuri TKM TV Rwanda duhari kugira ngo dufatanye kubirwanya, turwanye karande mbi, ariko tugira ngo tugire aho twivanditse n'aho twigeze. Rero ku mateka y'uyu mugabo witwaga Kuro, ndagira ngo nkubwire wumve uko byagenze.
nawe nukurikira iki kiganiro turajya kugera ku musozo umaze gusobanukirwa neza koko imbaraga z'Imana ku buzima bwanjye ziteye zite. Ese imbaraga z'Imana ku buzima bwanjye zikora gute? Ese kuba mbayeho mu buzima bubi aka kanya uyu mwanya ni ibintu ubuzima nzabamo igihe cyose? Oya, ntabwo ariko bimeze, ariko birajya kurangira wamaze kubisobanukirwa. Rero kera mu mateka ya kera hari umugabo witwaga Astage. Uyu Astage akaba yari afite umukobwa w'ikinege witwaga Mandane. Hanyuma uyu mugabo Astage aza kugira inzozi, arota amazi adendeje aho umukobwa we yari ahagaze, wa mukobwa witwa Mandane maze kubabwira. Noneho ayo mazi yuzura igihugu cyose, abirota inshuro ebyiri uwo mugabo witwaga Astage. Noneho abaza abanyabwenge iby'izo nzozi. Abo banyabwenge bamubwira ko umwana uzabyarwa n'uwo mukobwa we azigarurira ibihugu byinshi. Kandi uwo mugabo Astage nawe yari umwami, maze agambirira kudashyigikira umukobwa we. Arangije ahamagara umukobwa we kuko yari yumvise ko umwuzukuru uzabyarwa n'uwo mukobwa azamusimbura ku ngoma, kuko yari amaze kumva ko azahirika ubutegetsi bwinshi bw'abantu benshi kandi akigarura ibihugu byinshi. Rero birumvikana ko yahise yumva ko uwo mwana uzabyarwa nawe azamukura ku butegetsi. Nuko ahamagara umukobwa we, aramubwira ati ariko mbere gato uwo mukobwa yaje gushaka, nyuma yaje gushaka igikomangoma cyo mu gihugu cy'Ubuperesi. Iwabo baza kumenya ko atwite, bamutumaho ngo aze kubyarira iwabo. Ise rero asaba ko bamuzanira umwuzukuru kugira ngo abe ari we uzamuterura bwa mbere, ariko ntibamenye icyo yari agamije. Hanyuma akimufata amuhereza umwe mu batware be witwaga Haripagusi ngo amwice. Atuma ku mukobwa we ko yabyaye umwana upfuye kandi ko bahise bamushyingura. Nuko umukobwa we asanga umugabo we, aramubwira ati data niwe umpemukiye. Wa mutware bahaye uwo mwana ngo ajye kumwica. Rero umva icyabaye, wa mutware ntabwo yishe uwo mwana, ahubwo yabonye ko wa mwana ari mwiza atinya kumwica. Arangije amuha umushumba wabo ngo azamwicire mu ishyamba aho yaragiriraga umukumbi. Mutangire mwumva uburyo imbaraga z'Imana zikora. Nuko wa mushumba ageze iwe asanga umugore we amaze kubyara. Ubwo ni wa mushumba bahaye uwo mwana ngo ajye kumwica. Hanyuma asanga umugore we yabyaye umwana upfuye. Hanyuma bigira inama yo kumushyingura, bagasigarana uwo mwana bamuhaye ngo ajye kumwica bakamurera. Rero ndagira mubwire ko uwo mwana bashatse kwica gutyo niwe Kuro, niwe urya natangiye nkubwira iby'Imana agiye imusezeranya. Hanyuma rero Kuro aba haryo, arererwa mu bashumba. Uri kumva ko Kuro bamaze kumutanga ngo bajye kumwica, ariko ntabwo byabaye. Kuro yamaze kurererwa hehe? Mu bashumba. Nyuma y'imyaka 12 bari gukina ibya gisirikare n'abandi bana. Hari ukuntu usanga abana nyine bagiye bafite imikino itandukanye, murabizi namwe mwagiye mukura, hari abo nabo wasanga bakina, bamwe bigize reka ne kubivuga, abo twagiye dukurana batabira bikabasetsa cyane, ariko wasanga nyine abana bagira imikino myinshi na kera rero byahozeho. Noneho bano bakinaga imikino ya gisirikare. Hanyuma rero umunsi umwe bari gukina imikino ya gisirikare, batora abagombaga nyine kubakurira. Birumvikana mu gisirikare baba bafite abantu bagiye babakuriye. Noneho n'aba bana rero batoye umuntu agomba kuba abakuriye. Noneho barangije batora Kuro bamugira komanda cyangwa se umugaba wabo. Igihe barimo bakina rero umwana umwe yaje kwica itegeko mu mabwiriza bagenderagaho. Kuro arangije ahita afata wa mwana aramukubita ndetse amugirira nabi, maze ikirego kiba kiragiye kigeze ibwami. Barangije bahamagaza wa mwana na se, ubwo ni Kuro bahamagaje ndetse na se. Hanyuma uwo mwami atanga itegeko yuko umwana yicwa. Ise asaba imbabazi ariko birananirana. Umwana aza kubaza umwami ati, ese ubwo ni Kuro atese ngiye guhorwa umuntu wishe itegeko, kandi mu bantoye n'uyu mwana arimo? Ubwo n'umwe muri abo bana nyine Kuro yari yakubise. Uwo mwana yuko yari ishe itegeko rimwe mu yabagengaga, akaba ari no mu bashyizeho ayo mategeko. None icyo mpora ni iki? Ubwo ni Kuro wabazaga umwami atese ko ugiye kumpana kandi uyu mwana akaba ari mu bantoye, yewe nawe akaba ari mu bashyizeho ayo mategeko, ubwo ngiye waba ugiye kumpora iki? Umwami atangazwa n'ubwenge bw'uwo mwana. Burya rero ni byiza ko aho ubonye urengana wabasha kwivugira. Bura ntabwo ari byiza yuko ubona uri kurengana ngo uceceke. Niyo ubona urengana gerageza nawe wivuganire.
gerageza wivuge. None se nuceceka bizagenda bite? Ese uyu Kuro iyo aza guceceka ubu ntaba yarapfuye? Ese yari bube igihangange nguku tukaba tumuvugaho ubu ngubu? Ntabwo byari bushoboke. Yego, umwami atangazwa n'ubwenge bw'uwo mwana, ahamagaza se kugira ngo bamenye iby'uwo mwana neza. Nawe ahageze amutekereza amavu n'amavuko ye y'uwo mwana nyine Kuro, aramwerurira ko ari umwuzukuru we. Nuvuga ngo yahise amwerurira, amubwira bwa buzima bwose uwo mwana yakuriyemo, uburyo umwami yashatse kumwica, amwerurira uburyo yamujyanye, amwerurira uburyo yari umushumba w'ibwami, ariko hakaba hari umwami, hakaba hari uwari wahawe itegeko, ryo kwica uwo mwana. Hanyuma uwo wahawe iryo tegeko akamuha umushumba, ari we uwo wabisobanuraga. Uwo mushumba rero yagera iwe agasanga umugore we yabyaye umwana ariko upfuye, bakigira inama yo kurera uwo mwana ari we Kuro. Hanyuma rero aza kwerurira uwo mwami, amuganiriza neza inkuru y'uwo mwana. Niko guhamagaza wa mukobwa we, amuha umwana we. Iwabo baranezerwa. Ageze iwabo ariga, yiga ibijyanye n'igisirikare, arakomera, aza no kuba ukomeye, yigarurira ibihugu byinshi, atera sekuru na cya gihugu cye arakigarurira, acyomeka ku bindi nk'uko Imana yari yarabivuze. Oh haleluya! Mwene data, reka nkubwire, niba Imana hari icyo yakuvuzeho ntacyo uzaba pe. Kandi reka nkubwire, niba Imana hari icyo yakuvuzeho kitarasohora, kuko wenda ubona uri mu bundi buzima bugoye, cyangwa se akaba ari icyo gihe cy'Imana kitaragera, reka nkubwire, icyo kintu nta kizakivanaho. Icara ukomere, usenge Imana, uyizere. Byose biva mu kwizera, hanyuma kandi byose bikava no mu gusenga. Bibiliya ivuga ko kwizera ari ukwizera udashidikanya ko ibyo wizera bitazabura kuba. Iyi nkuru ya Kuro ikwigisha, iyi nkuru ya Kuro ikubere inkuru ikomeye cyane. Iyi nkuru ya Kuro yongere gusubizemo imbaraga. Wibaze nawe umuntu utangwa ngo yicwe, bikaba uruhererekane, uwo kumva gusa ngo umusirikare wamuhawe yabonye ari umwana mwiza. Ese umwana uvuka atari mwiza ubundi ni uwuhe? Ni Imana yabikoze. Kumva ko uwo mwana hawe ari umwana mwiza, ni Imana yabikoze. Amen. Reka rero ngushishikarize kumva ko ubuzima bwawe buri mu biganza by'Imana. Ngushishikarize kumva ko ubuzima bwawe ari Imana ibugenga kandi yiteguye kukugirira neza mu byo wanyuramo byose, mu mpande zose wanyuramo. Uwiteka Imana yiteguye kukugirira neza. Hanyuma rero Imana ikomeze iguha umugisha wowe ukomeje kudukurikira. Hari ikiganiro cyiza tugufitiye kivuga ku mateka y'umwami Salomo, ariko ni ikiganiro kiri documentaire, nacyo mukomeze mugitegereze kandi turi kugitunganya. Nikimara kurangira nacyo tuzahita tukibaha byihuse, dukomeze kubana namwe. Imana rero ibahe umugisha kandi ibagirire neza. Ngewe dukomeje kubana kandi tuzakomeza kubana hano mu biganiro bya TKM TV. Nitwa Gakuru Janvier. Imana ibahe umugisha.